Kamaha na Neisa baba bajyanye muri supermarket, baba rero bari guhaha. Sinzi ukuntu rero bamara gusoza guhaha maze Kamaha akinjira bwa mbere mu modoka akaba yicayemo, naho rero Neisa araza maze akavugisha Kamaha ariko akabona rwose ntabwo ari kumwumva. Arunguruka muri telefone maze agahita asanga hari undi mukobwa nyine bari gucatinga. Neisa rero byaramubabaje cyane kubona ko umukunzi we arangariye muri telefone yibereye kumwe n'undi mukobwa. Yahise rwose ahamagara taxi voiture maze ayisaba ko yaza kumukura hano. Yavuye mu modoka ya Kamaha byihuse, nawe rero yahise amusohoka inyuma ati bigenze bite kandi. Naho rero Neisa ati hoya reka rwose nkureke nguhe rugari maze ukomeze wivuganire n'uwo mukobwa mwavuganaga, nabonaga ibiganiro byaryoshye. Namaze guhamagara taxi, ngaho rwose genda ujye mu modoka yawe wenyine, ndabona n'ubundi wagira ngo ntabwo nyitayeho. Kamaha yaramwinginze ariko Neisa ntabwo rwose yamwumvaga habe na gatoya. Mu kanya gato taxi yari ije maze yicaramo, baragiye rero bagenda atari kuvuga. Naho rero Kevin ni umushoferi w'iyi taxi, yaramubajije ati mwaba mumeze neza bosi, ko ndiba rwose wagira ngo mufite ibibazo byinshi. Neisa yaramwitegereje maze ahita amubwira ati umva nkubwire wa musore we, jya ureba ibikureba, ibitakureba rwose urebe hasi. Kevin rero yaramubajije ati ariko numva ntari nkoze amakosa kuba nari nkubajije niba umeze neza. Neisa ati ariko ubundi wowe wumva uruhe rurimi, twara imodoka maze ibindi ubyihorere. Kevin rero yahise amubwira ati mumbabarire rwose, wa mugani nari nkoze amakosa kuba nyine nari ndebye bitandeba. Baragiye rero bagera aho uyu mukobwa yari yamubwiye ko agiye, maze aramubwira ati ndabona twayigezemo karitsiye, ahubwo se wambwira nyine nimero za aparitema yawe maze nkayireba. Naho rero uyu mukobwa yahise amubwira ati hagarara aho ngaho ndijyana. Yavuye mu modoka n'umujinya mwinshi aba yibagiriwe mo dokima yari afite. Naho rero Kevin yakomeje kumuhamagara ati boss, ariko mwibagiwe ibintu byanyu. Uyu mukobwa we yari kumubwirana umushiha atari no kumva ko yataye dokima ze. Yarahindukiye abona Kevin afite dokima z'uyu mukobwa. Naho rero Neisa yahise amubwira ati urakoze. Yazimwambuye nyine nkaho rwose ari nk'umujura ari kwambura ibintu yari hibye. Kevin rero yarumiwe ati mbega umukobwa, ati uriya mukobwa afite imishiha myinshi, ati gusa nyine nizere ko atari ko asanzwe, ahari yenda uyu munsi ashobora kuba nyine yagize umunsi mubi, naho ubundi ari kuri yahora rwose yabababaje. Kevin rero ari mu nzira yarebye mu modoka ye maze abasanze harimo indi dosiye. Yarayirebye ati kandi nanone nizere ko atari wa mukobwa nanone wayitayemo, ariko se undi uriya mukobwa ajagaraye bingana iki ku buryo agenda ati ibintu byahabonye hose. Umugenzi rero yari atwaye se amubwira ati nyine urashaka uburyo uyu ushobora gusanga ari iby'ingenzi. Naho rero Kevin ati rwose mfite gahunda nyinshi cyane ku buryo bitashoboka ko nsubirayo, cyane cyane ko ari na kure, ahari yenda nzayimushyira ejo ariko uyu munsi bwo ntabwo byashoboka. Ku rundi ruhande rero Neisa we yari ari mu buriri ari kwigaragura, amarira yamurenze, yari afite agahinda kenshi cyane. Gusa byaje kugeraho arasinzira, aho yakangutse mu gitondo cyakurikiye. Uwo munsi rero yakanguwe na telefone ya bosi we wari uri kumuhamagara ngo amuzanire ya dosiye, kuko bagombaga kuyisinya bakongera bakayisubiza kuri siyeje, niho nyine iyi dosiye yari ivuye. Naho rero Neisa we yahise abyuka yihuta maze aramubwira ati bosi, ndi mu nzira rwose ubu ngubu ndimo kuza. Nyamara yamaze kubyuka amaze kwitegura, ya dosiye yarayishatse arayibura ahantu hose. Yatangiye guta umutwe, ariko n'ubundi nyine aremera ajya ku kazi kugira ngo ajye kubisobanurira bosi we uko byagenze. Bosi we rero rwose nta kuzuyaza, yahise amwirukana byihuse cyane. Neisa yaratashye ajya mu rugo maze amarira aramurenga. Nta wundi muntu yari guhamagara uretse Beatrice inshuti ye. Ati ubu tuvugana natakaje byose, nta kintu na kimwe nsigaranye, ubu rwose nta kazi mfite kuko bamaze kunyirukana. Beatrice ati none se kubera iki bakwirukanye? Neisa ati wahora n'iki, nataye dosiye ikomeye yari yavuye kuri siyeje ije ngo umuyobozi wanjye ayisinye, none nayibuze. Nawe rero kubera ukuntu n'ubusanzwe atajyaga anyiyumvamo, yaragize imana nyine abonye impamvu igomba gutuma ahita anyirukana byihuse. Ubu ntakubeshye ndumva ubuzima nabuhaze, sinzi impamvu ari ngewe ibibazo bibaho, ikibazo kimwe kiza gikurikirana n'ikindi. Ndakubwiza ukuri
ndumva hari ubanza igisigaye ari uko nziyahura nkiyambura ubuzima. Beatrice ati ceceka, sinifuza kuzongera kumva iryo jambo mu kanwa kawe, kubera yuko niba watakaje akazi ntabwo bivuga ko ubuzima buhagaze. Uzi kampani ziri muri kino gihugu zikeneye abakozi, noneho uzi ubwenge ufite, uzi ukuntu uri umukobwa w'umuhanga, urumva se wakwiyahuzwa no kubuza akazi? Humura rwose uzabona, kandi reka guhangayika. Akiri kubaza rero Beatrice igihe azazira, dore ko ariyo nshuti yonyine babashaga kuganira, maze akumva aratuje, yahise yumva umuntu ari gukomanga. Yahise yibaza ati kandi ninde uje gukomanga? Ubwo wabona ari ibindi bibazo n'ubundi bije. Yasezeye rero Beatrice maze ajya gufungura. Agifungura rero yahise asanga ari Kevin wari uri gukomanga. Ati wowe se kandi hari ikibazo twaba dufitanye? Kevin ati oya ntacyo, ahubwo nyine nari nkuzaniye ibi bintu, ni wa mushoferi wagutwaye ejo, izi dokima rero wazitaye mu modoka yanjye. Neyisa yahise afata za dokima maze arazitegereza. Ati ntumbwire ko ari wowe, ntumbwire ko ari wowe wankoze ibi bintu. Kevin ati oya ntabwo ari njye nabikoze, ahubwo nyine wazibagiriwe mu modoka yanjye. Neyisa ati none se wumva bitandukaniye he? Ari ukuba narazibagiriwe mu modoka yawe, ari no kuba ari wowe wari uzifite, byose urumva atari kimwe? Ntumbwire ko rwose ari wowe watumye banyirukana ku kazi. Sinumva ukuntu wazigumanye guhera ejo kugeza uyu munsi. Ubwo yari yatangiye kuzimukubita azimuhondagura kubera nyine umujinya yari afite. Naho rero Kevin ati umbabarire, ntabwo namenye ko ari ibintu by'ingenzi cyane. Ati none se byaba nyine ntacyo bikimaze? Naho rero Neyisa yahise ahindukira aramureba. Atari ku wundi wa muhungu we, waba ufite amatwi cyangwa nuko gusa udashaka kunyumva? Ntabwo wigeze wumva nkubwira yuko natakaje akazi kanjye kubera kubura izi dosiye? Kevin yaramubwiye ati umbabarire, ni ukuri ntabwo nari nzi ko bimeze bityo. Iyo nza kumenya ko ari ibintu byihutirwa mba narahise ngaruka. Neyisa ntabwo yari akeneye kumva ibyo uyu musore yavugaga, yahise yinjirira mu nzu maze akubitaho icyugi. Naho rero Kevin yakomeje kuvugira inyuma y'urugi ati ni ukuri umbabarire, umbabarire rwose, ntabwo ibyo bintu nari nzi ko ariko bimeze. Sinari nzi ko izi dosiye zikomeye ku buryo zatuma utakaza akazi kawe. Umbabarire ndakwinginze. Naho uyu mukobwa yari yamaze no gushyira intoki mu matwi kugira ngo nyine ataza kumva ibyo uyu musore ari kuvuga. Ibi bintu rero byababaje Kevin ku buryo umunsi wose nta kindi yatekerezaga uretse nyine ukuntu izi dosiye yabitse mu modoka ye zatumye uyu mukobwa atakaza akazi. Umunsi rero wakurikiye, Kevin nyine yarabyutse arambara maze aza kureba n'ubundi Neyisa, kubera ko yifuzaga nyine kumenya uko ameze. Yarakomanze maze Neyisa nawe ahita aza kureba nyine umuntu wari ukomanze. Agikubita amaso rero Kevin wari uhagaze ku muryango nanone yahise amubwira ati hanyuma se hari ikindi kintu nataye mu modoka yawe? Nizere ko noneho ntatayemo impyiko zanjye, kuko ndakeka nta kindi kintu naba nasizemo. Naho rero Kevin ati we rwose nta kintu watayemo, ahubwo nari ngarutse kugusaba imbabazi. Ni ukuri biriya bintu rwose byakomeje kunkomanga ku mutima, nifuzaga rero rwose ko wambabarira. Naho rero uyu mukobwa ati nkubabarira njyewe watumye ntakaza akazi kanjye, none ngo nkubabarire? Ninkubabarira se karagaruka? Mbabarira rwose ugende uve hano, sinifuza kongera kukubona, ahubwo ntuzagaruka gukomanga hano ukundi, kubera ko rwose nta kintu gishyashya waba uje kumbwira. Akazi kanjye naragatakaje, byararangiye. Hanyuma rero iyo sura yawe sinzongera kuyibona imbere yanjye. N'ubundi yinjiye mu nzu maze arongera arifungira nyine. Kevin rero yicaye mu modoka yagiye nyine ari gutekereza ati kubera iki rwose ntamenye ko biriya bintu ari iby'ingenzi, ko mba narabigaruye mu buzima bwanjye, nanga kuba rwose mbarutseho ikibazo. Urabona ukuntu uriya mukobwa yandakariye? Iyo nza kubimenya rwose mba narabikoze hakiri kare. Ndi kumwumva cyane, kubura akazi ntabwo ari ibintu byoroshye. Naho rero ku rundi ruhande Kamaha nawe yahise aza nyine kwa Neyisa. Yaraje rero arakomanga. Neyisa yasohokanye umujinya, azi ko kandi ari Kevin ukiri gukomanga. Ati wowe sinakubwiye ko ntagushaka ku rugi rwanjye? Yahise abona rero ari Kamaha uhari, nawe ati sheri umeze neza se? Neyisa ati ndakwinginze ntuzongere kunyita gutyo,
kubera ko ntabwo ndi umukunzi wawe ahubwo ndi imwe nyine mu mahabara yawe. Uyu musore yahise amubwira ati oya rwose ntabwo ari uko bimeze, urabizi ko ngukunda. Yahise abwira rero Neisa ati none se nta kuntu twakwinjira mu nzu kuvuganira hanze, rwose ndumva atari ibintu byiza. Neisa ati winjira mu nzu yande? Ati ntabwo rwose ushobora kungarukira mu nzu, narakubonye nawe ntiwambonye, wirirwaga umbeshya ko unkunda, naho burya abakobwa ukunda ntabwo ubazi umubare. Nawe rero genda rwose, sinifuza kandi kuzongera kugaruka kumbwira ubusa, kubera ko nta mwanya mfite ubu ngubu, nta kazi mfite ndetse nta n'umukunzi mfite, byose ni nkaho nabitakarije umunsi umwe. Yahise yikubitiraho icyugi, maze nyine Kamaha asigara ahagaze imbere y'umuryango yumiwe. Iminsi yakurikiye rero Neisa yatangiye kugenda ashaka akazi, gusa nyine hose bamuhaga igisubizo kimwe, bamubwira bati tuzaguhamagara. Umunsi umwe rero yatashye yarushye, dore ko yari yiriwe agenda. Yahise ahamagara Beatrice ati sheri, noneho rwose umunaniro urenda kunyica, nirirwa ndepoza ibizamini narakoze nararushye, ariko hose nyine baba bambwira ibintu bimwe. Beatrice rero yahise amubwira ati ihangane sheri, ihangane rwose ndabizi bizagenda neza, humura akazi uzakabona. Muri ako kanya rero Neisa yahise yumva umuntu ari gukomanga. Yabwiye Beatrice ati rero sinzi umuntu uri gukomanga, gusa nyine ugume ku murongo, reka mbanze murebe. Yarafunguye maze ahita asanga Beatrice bavuganaga ni nawe wari uri gukomanga. Yari amukoreye nyine surprise, yakubise hasi telefone maze aramuhobera. Baricaye rero batangira kuganira, maze rwose Neisa yumva atangiye kuruhuka, dore ko iyi nshuti ye nyine iyo babaga bari kuganira yahitaga yumva ibibazo byose bigabanutse. Beatrice kandi yaraje nyine kumara iminsi hano kugira ngo nyine abanze aganire n'uyu mukobwa mu buryo bwimbitse. Bukeye mu gitondo rero Neisa yabyutse ari kumutegurira amafunguro, nk'umushyitsi we nyine yagombaga kumwitaho by'umwihariko. Naho rero Beatrice we yafataga aya mafunguro maze akayafotora, ni nako kandi yabaga ari kubipostinga kuri IG, anabwira inshuti ze atumva ubu ndaryoshye rwose, meze nk'umuntu uri mu biruhuko, inshuti yanjye iri kunyitaho. Ariko se mwebwe hari umuntu ufite inshuti izi kumwitaho nkanjye? Yaberekaga rero buri bintu byose yamuteguriye, byaba ibya mu gitondo, ibya saa sita n'ibya nijoro. Gusa nyine yari aryohewe n'ubuzima kubera ukuntu uyu mukobwa yamuteguriraga amafunguro ameze neza. Umunsi rero wakurikiye yari yibereye n'ubundi kuri IG, ari kubwira inshuti ze ati cyakoze njyewe rwose inshuti yanjye ijya intangaza. Ubwo yari ari kuvuga nyine Neisa atantegurira amafunguro, ati wagira ngo ndi muri hoteli y'inyenyeri 5. Akiri kuvuga ibi rero yavuye nyine kuri iyi telefone yari ariho, maze nyine ahita abwira Neisa ati ariko ati harya ubundi kuki wiri kuvuga ngo wabuze akazi? Ati ngenda abona n'ubundi wagira ngo wari warayobye. Ati urabyumva ute se ubundi uramutse wikoreye? Naho rero Neisa ati hanyuma se ngakora iki? Beatrice ati nyine ngende kubona rwose wakabaye ukora nka resto, kandi rwose bayikunda cyane. Neisa ati njyewe kandi ntarigeze niga guteka? Ati ubwo se urumva nateka ibiki kandi ntarigeze mbyiga? Beatrice ati si ngombwa yuko uba warabyize, kubera ko uteka neza cyane kandi amafunguro ameze neza. Njyewe ndumva ni ukuri nta muntu n'umwe wafata ku mafunguro yawe maze rwose ngo ntahita akubera umukiriya. Neisa ati rwose ibintu uri kuvuga byo ntabwo nabishobora, ibyo byo ndumva atari ibyanjye, reka tubyihorere rwose. Iminsi rero yagiye ihita, ariko nyamara Beatrice wakagenda yumva uyu mukobwa nta kindi yakabaye akora uretse gutangira gutekera abantu, maze ibi byo kurya akajya abigurisha. Yatangiye rero amushakira abakiriya bakeya b'abakozi. Abakozi nyine yari azi bakoraga ahantu muri kampani, maze abasaba yuko bamuha ikiraka maze umushuti bakazajya batekera akabashyira amafunguro. Yaraje rero ibi bintu maze abibwira nyine Neisa ati njye nakuboneye akazi, kandi kuri iyi nshuro ntuvuge hoya, nakuboneye abakozi uzajya utekera, ni bakeya nyine, ariko nababwiye ko nyine pura imwe uzajya uyigurisha 15,000. Wowe se urumva utazajya wunguka mu by'ukuri? Neisa agitekereza ibyo bintu ati ngwiki? Ati pura imwe nzajya nyigurisha 15,000? Undi ati yego. Ati hashobora kuzajya haba ariho ifi ntoya cyangwa se inkoko cyangwa se inyama, bizajya biterwa nyine na komande baguhaye. Neisa yahise yumva iki kiraka nawe atagomba kugihomba, kuko yumvise yakoreramo amafaranga menshi.
yahise amubwira ati umva icyo kiraka ndacyemeye, ahubwo mbabarira rwose duhite tujya ku isoko kano kanya tujye guhaha kuko ndifuza kugitangira. Bahise bagenda rero nta gutinzamo, maze baragenda barahaha nyine buri kimwe, baraje bategura amafunguro. Ni nako kandi Beatrice yafashaga Neisa kujyana ya mafunguro aho bagombaga kuyajyana. Abantu bose barabikunze maze bamuha komande nyinshi, dore ko aho yajyanaga undi yahamagaraga inshuti ati twabonye umuntu uteka amafunguro atabaho. Yatangiye rero kujya abona noneho komande nyinshi, yarishimye ibintu biramurenga, ariko nanone asigarana ikibazo cy'ukuntu azajya ajya guhaha ku isoko agateka, kandi nanone akaba ariwe utwara aya mafunguro. Kari akazi katoroshye habe na gatoya. Beatrice yaramubwiye ati rero njyewe ndi kumva nyine ugomba gushaka noneho umuntu nyine uzajya ugutwarira aya mafunguro. Naho rero Neisa ati hanyuma se ubwo nzamukurahe? Baragerageje rero, ariko umunsi wa mbere bashatse ababatwarira, noneho rwose ibintu babakoreye byari ibintu bitangaje. Uwa mbere bazanye we rwose yagendaga yobagurika maze agatinda mu nzira, abakiriya bagahamagara Neisa hafi kumena telefone. Undi yazanye we rero yafataga amafunguro ajyanye maze akabanza akaryaho akajyana kimwe cya kabiri. Noneho rero uwundi yazanye we, Mana nyagasani, we noneho rwose yari igitangaza, dore ko we yiriwe azenguruka umujyi wose akajya amubwira ko n'ubundi yayobye aho yagombaga kujya. Byarangiye rero abonye ko nyine bino bidashoboka, kuko muri iyo minsi yazanaga aba bantu bamutwarira ibyo kurya, mu by'ukuri yari yamaze guhomba abakiriya benshi kubera ko nyine bamuburaga, abandi ibyo kurya ntibibagerereho igihe. Yatangira kubwira Beatrice ati nakubeshye kano kazi ni keza, karanunguka rwose kameze neza, ariko nanone mfite ikibazo gikomeye cyo kubona umuntu uzajya untwarira amafunguro, biracyampangayikishije rwose. Beatrice rero yabonye nyine Neisa atangiye guta umutwe cyane, yaramubwiye ati umva ariko ibyo byihorere nzabigufashamo, ntubizi se ko nta kibazo na kimwe njya mburira igisubizo? Naho Neisa ati none se hari ukuntu uri kumva uzabigenza? Beatrice ati wowe nyine bakonsantere ku kazi kawe, ibindi rwose ubindekere, uzaba ureba humura igisubizo nzakibona kandi bidatinze. Neisa rero yaramuhobereye ati ubundi iyo ntakugira mba nibaza ahantu nari kuba ndi, kubera ko ni wowe umfasha buri gihe, ibibazo byanjye byose ubigira nk'ibyawe maze rwose ukabishakira ibisubizo. Beatrice rero yahise agenda maze ajya kureba musaza we, nyamara igitangaje ni uko uyu musaza we yari agiye kureba ari Kevin, wa wundi wahoraga ashwana na Neisa. Dore ko Neisa yari yanabibwiye Beatrice ko rwose umushoferi utwara tagisi ari we watumye abura akazi ke, kubera ko dosiye ze yaziraranye. Yari yaramubwiye ko ari we muntu wa mbere yanga, aba yumva rwose atifuza no kubona, ariko ntabwo yari azi ko aba bombi ari abavandimwe. Beatrice akigera rero kwa Kevin yarakomanze, Kevin arafungura. Yarikanze nyine kuko ntabwo yari azi yuko mushiki we ari muri uyu mujyi. Gusa nanone yahise yongera agaruka aramuhobera, yari amukumbuye cyane rwose birenze. Naho Kevin yahise amubwira ati kubera icyo utigeze umbwira ko uzaza? Beatrice ati nifuzaga kugutungura kandi nyine n'ubundi dore ndagutunguye. Naho rero Kevin ati gusa uko byagenda kose ndishimye, hari hashize igihe kinini cyane tutabonana, wagira ngo wari waribagiwe ko ufite musaza wawe. Beatrice ati mbyibagirwa, ntabwo bishoboka rwose, uhora ku mutima kandi urabizi. Kevin rero yahise amubwira ati hanyuma se ubu nzaniye iki? Ati ntumbwire ko ibintu byose wamaze kubiha inshuti zawe. Naho rero Beatrice ati uba wafushye se? Kevin ati ntafuha, mushiki wanjye araza akihera inshuti ze gusa, njyewe rwose nta nubwo aba yibuka ko ndi umuvandimwe we. Beatrice ati icecekere, wowe ibyo nakuzaniye ni byinshi, n'ibindi kandi nibagiwe ubimbwire nta kibazo byose nzabikugurira. Ahubwo se ko nshonje bro, urubusa uratekara cyangwa ntabwo ugiteka? Naho rero Kevin ati nteka njyewe. Ati kubw'amahirwe ubwo waje ubu nyine ni wowe ahubwo ugiye kujya mu gikoni, kubera ko nanjye ndaza gufata amafunguro wateguye. Ihuta ahubwo gira vuba rwose maze umbwire ibibura, ubundi mbigure uteke,
uyu munsi ndaza kurya neza nanjye nabibonye. Batangiye rero kuganira nyine nk'abavandimwe bari bamaze igihe kinini batabonana, gusa ku mpande zombi bose bari bishimye kuko bari bakumburanye. Umunsi rero wakurikiye, Beatrice yahamagaye Neissa amubaza nyine uko ameze. Neissa yari ameze nabi cyane, yari ananiwe, yari yataye umutwe, ati rwose nta kuntu meze kuko meze nabi bikabije, ndananiwe, ntakubeshye noneho ndumva ngeze ku gapuwe ka nyuma ko guhagarika bino bintu, ntabwo nabishobora ntakubeshye, noneho kino gihe utari uhari uzi ko nanasara se? Tekereza kuba ndi mu gikoni noneho nabuze n'umuntu uri kuntwarira ibyo kurya, nkaba ari njye myijyanira, ndumva naniwe birenze uko waba ubitekereza. Beatrice ati hoya, ntabwo aricyo gihe cyo kubireka, ntabwo se nakubwiye ko ngewe nyine igisubizo rwose ndi kugishaka, humura ntabwo biri butinde, wowe nyine ihangane. Yavuye rero kuri telefone maze ahita abwira nyine Kevin ati ariko Kevin, uzi yuko se nakuboneye ikiraka, hari umuntu ushaka kugushyira maze nyine akajya guha ibyo kurya ukabimujyanira, hari ikibazo? Kevin ati none se hari ikibazo nyine, n'ubundi ko ariko kazi nkora ko gutwara abantu, urumva ngize Imana noneho nkabona umpa ikiraka gihoraho, byaba ari sawa cyane, najya mbimujyanira rwose. Beatrice rero yahise amubwira ati ahubwo ambara nta gutinda maze tugende njye kukwereka aho hantu nyine nakuboneye ikiraka. Yahise yambara vuba vuba maze baragenda. Kevin yagiye kubonabona binjiye muri ya karitsiye nyine hahandi n'ubundi Neissa atuye. Yatangiye kumubwira tumva nkubwire, iyi karitsiye rero ntabwo rwose ngifitemo amateka meza, harimo umukobwa wanzonze wampagamye w'umunyamahane, ntabwo ushobora kubyumva, yaribeshye gusa nyine ata impapuro mu modoka yanjye, ariko ndakubwiza ukuri yabigize ibintu birebire, yaranyanze arandakarira, mbese mba numva nanjye ntagishaka rwose kumubona mu maso. Naho rero Beatrice yahise amubwira ati hoya yewe uwo mwihorere, ngwino twigendere bakonsantre ku kazi. Naho rero baragiye, agiye kubonabona neza bahagaze imbere ya aparitema ya Neissa, yabwiye Beatrice ati ntumbwire ko ari aha kandi tuje, kubera ko iyi ngiyi niyo aparitema y'uwo mukobwa nakubwiraga. Beatrice yahise amubaza ati yego se ni hano? Naho rero Kevin ati cyane rwose. Beatrice yahise amubwira ati umuntu utuye hano rero ni inshuti yanjye magara, gusa nanone niba ari we mufitanye ikibazo buriya nyine nuko atamenye yuko rwose uri umuvandimwe wanjye, ho muri ibyo ngibyo birakemuka, ngwino tugende, ntituri kumwe se? Wowe nyine ngwino tugende. Kevin rero yabanje kwanga kwinjira kuko yari ari kubwira nyine Beatrice ati ntabwo ari bwemere kumvugisha, ndakubwiza ukuri ukuntu yandakariye, ahubwo nawe biratuma mushwana kandi mwari inshuti. Beatrice ati waya ngwino tugende. Barinjiye rero, bakigera muri salo nyine Kevin yahise amubaza ati none se mbwira, noneho ufite n'uburenganzira bwo gufungura inzu ye? Beatrice ati none se sinakubwiye ko ari inshuti yanjye magara tumaranye imyaka myinshi? Ati nta kibazo rwose, ni umuntu wanjye hano kandi njya mpaza nkamara n'iminsi. Yahise rero atangira guhamagara nyine Neissa ati Neissa ngwino nyine. Yakomeje rero guhamagara Neissa ati ngwino urebe igisubizo nakuzaniye. Yahise ajya mu gikoni gufata amazi. Neissa rero yavuye mu cyumba yihuta maze ahita abona nyine Kevin yicaye muri salo wenyine. Yahise avuga ati hoya, nizere ko rwose ndi kurota, ku bibazo byose mfite ntabwo hakwiyongeraho wowe kuko ubona wicaye muri salo yanjye. Ninde wakuzanye ahangaha kandi? Numvaga rwose ngiye kubona ibisubizo, none ndebera kandi ibyo mbonye. Haguruka hano ugira vuba umvire mu nzu. Kevin rero we yari yamwihoreye. Naho kano kanya Beatrice yahise agaruka nyine avuye mu gikoni. Yahise akubaza ati kandi se hano habaye iki? Naho rero Neissa ati uyu ni wa musore nakubwiye watumye ntakaza akazi kanjye, uyu nguyu ni wa mushoferi w'indangare ntifuza kuzongera kubona ukundi. None dore kuko bidahagije, noneho yicaye no mu nzu yanjye mu ntebe yanjye, ndi kwibaza umuntu wamuretse akinjiramo, ninde muntu wamuhaye karibu iwanjye? Sinumva ukuntu rwose yaba yicaye aha. Beatrice ati ariko wakabaye rwose wikaruma, wakabaye utuza. Neissa ati ntuza, umuntu ntazi yicaye mu nzu yanjye, umuntu wampemukiye none ngo nintuze?
Beatrice ati ariko ntabwo ari umuntu utazwi kuko uyu nguyu ni musaza wanjye. Nesa rero yahise yumirwa maze ahita aceceka, nta jambo yongeye kuvuga. Yitegereje uyu musore aramureba guhera ku birenge kugeza ku mutwe. Beatrice we yahise amubwira ati uyu nyine ni musaza wanjye kandi niwe nari nkuzaniye ngo ajye agufasha. Yari yanyemereye ko rwose azajya agufasha nyine kugutwarira amafunguro. Nesa rero we yari yaguye mu kantu kubera amagambo yose yari yarahereye kera abwira uyu musore. Yahise yicara mu ntebe amera nyine nk'imboga zikubiswe n'umuriro, nta kintu cyo kuvuga yari afite, yumvaga afite isoni n'ikimwaro. Yahise amubwira ati mbabarire rwose ntabwo nigeze mbimenya. Naho rero Kevin yahise ahaguruka ati yego ndabyumva nyine nanakubabariye, ariko nanone ntabwo rwose gikoranye nawe, namaze guhindura ibitekerezo kuko ntabwo twakorana ngo bishoboke. Reba nawe ukuntu byonyine umbona ukabura amahoro, kumvikana ntibishoboka. Naho rero Beatrice yahise abwira Kevin ati we rwose wigenda, mbabarira wari wabinyemereye. Kevin ati yego nari nabigusezeranije ariko ntabwo bishoboka, namaze guhindura ibitekerezo kare. Nesa yahise atangira gusaba imbabazi Kevin ati mbabara ndakwinginze, sinabimenye rwose kandi ndicuza amagambo yose nakubwiye. Naho rero Kevin atamureba ati nta kibazo ndakubabariye ariko ibindi byo biransaba kubitekerezaho. Beatrice ati mbabarira nta mwanya rwose wo guta dufite, mbabarira kandi ndakwinginze. Kevin rero yaramubwiye ati ndabyemeye kubera wowe, ariko rwose yaba kubw'uyu mukobwa simba mbyemeye kubera ko nawe rwose yaransuzuguye, yambwiye nawe arakabya, namusabye imbabazi inshuro nyinshi yanga kumbabarira kandi rwose ntabwo nari mbizi. Beatrice rero yamubwira ati mwababariranye nyine nabyumvise, ahubwo reka mba presente noneho biri officiel. Yafashe ukuboko Kevin maze araza afata n'ukundi kuboko Nesa. Yatangiye ababwira ati uyu rero ni musaza wanjye akaba n'inshuti yanjye magara, naho rero uyu we ni inshuti yanjye magara yitwa Nesa. Yahise ababwira ati kandi nizere ko mwababariranye. Yarabafashe bose arabasunika maze arabahoberanya ati nimuhoberane kandi nyine museke mumwenyure nk'abantu bababariranye. Bose rero ahubwo bahise baseka, basekejwe nyine n'ukuntu Beatrice abigenje. Bahise biyunga rero maze nyine bemeranwa ko akazi kagiye gutangira. Umunsi rero wakurikiye Nesa yagombaga kujyana na Kevin kugira ngo amwereke ahantu hose azajya azana amafunguro. Yagombaga kumwereka nyine amakampani ajya azanira ibyo kurya. Bari mu modoka rero bagenda, Kevin yaramubajije ati none se Beatrice mumaze igihe kingana iki muziranye? Naho Nesa ati kuva twiga kuri kaminuza twari tuziranye. Kevin ati noneho ugumenya impamvu iyo uri kumuvuga umuvugana urukundo rwinshi, naho njyewe rwose wamvugisha ukaba uri kumbwira nabi cyane. Nesa rero amubwira ati umbabarire ni ukuri ku byabaye byose, umbabarire cyane kuba rwose narakubwiye nabi. Naho rero Kevin ati ahubwo njyewe umbabarire kuba naratumye utakaza akazi kawe. Naho rero Nesa ati ndumva ni ukuri dukwiye rwose guhindura page maze ibi twese tukabyibagirwa. Naho rero Kevin yaramubwiye ati yego rwose byaba ari byiza. Bahise rero batangira noneho kugenda biganirira ku bintu byerekeranye n'akazi, dore ko bari bumvikanye ko batazongera kuvuga kuri iyi sije kandi ko nyine banayibagiwe burundu. Iminsi rero yagiye ikurikira kubera ukuntu nyine Kevin yari umwana mwiza, yakundaga kuba ari kuganira na Nesa. Bagiye rero baba inshuti buhoro buhoro maze biza kugeraho rwose baba inshuti kandi bya cyane. Umunsi umwe rero Kevin yaraje nyine avuye kujyana amafunguro nk'ibisanzwe maze asanga Nesa yicaye muri salo. Gusa noneho uyu munsi yari ari kurira amarira yamurenze. Kevin akimukubita amaso yahise azamwicara iruhande ati kandi se ko ndeba wababaye byagenze bite? Mbabarira rwose umbwire. Naho rero Nesa atumva noneho rwose nabishyizeho akadomo, nabyangije byose, namaze gusenya business yanjye. Kevin rero yahise amufata amuryamisha nyine mu gituza cye
maze atangira kumukora mu mutwe buhoro ariko anamukomanga kugira ngo abanze atuze. Ati tuza maze nyine umbwire uko byagenze. Nahise yaramubwiye ati ibintu byose ubu nabizambije kubera ko komande z'abakiriya nazangije. Bambwiye ko ndi bubashyireho inkoko ku byo kurya byabo, nyamara byarangiye ikizeho amafi kubera kumva nabi kwanjye. Ndakeka noneho bano bakiriya bose mpise mbatakaza. Kevin yaramubwiye ati hoya, ntabwo uri bubatakaze, nta nubwo kandi business yawe yarangije gusenyuka. Fata telefone hanyuma ubahamagare wiyegisikize ubabwire ko wibeshye. Nahise ati ibyo bintu sinabikora kubera ko rwose n'ubundi ubanza batanyumva. Kevin ati barakumva cyane ahubwo. Ati none se ubundi urumva hari icyo ndi bube nkosoye? Kevin ati nyine babwire yuko uri bubazanire noneho inkoko maze tugakuraho ayo mafi. Nahise ati hanyuma se izo nkoko turazikura he? Tekereza nawe igihe cyose najya gutekera urumva koko n'ubundi bitaba bitinze. Kevin ati wowe nta mpamvu zo guteka, turashaka resto nziza iteka inkoko nziza maze tugende tuzigure ubundi tuzibashyire. Nahise ati ndumva hari ibyo bitakora kubera ko izo nkoko ntabwo zaza kuba zimeze nk'izanjye nsanzwe nteka. Kevin ati yego ndabyumva ariko turashaka resto iteka neza. Ibyo ari byo byose barabona ko nyine ntabwo utageze kugira ngo ukosore ikosa. Ndakeka kandi biri bugende neza wihangayika. Nahise rero amubwira ati nta kibazo. Yafashe telefone ahamagara ba bantu ariyegisikiza anababwira ko agiye kubazanira izindi nkoko. Barabyemeye rero maze nyine we na Kevin bahise bafata inzira bajya gushaka inkoko muri resto. Baragiye bazishyira ba bakiriya, nyamara nyuma y'amasaha abakiriya barahamagaye maze bamubwira yuko byagenze neza nta kibazo kandi ko rwose yakoze nyine kuba yakosoye ikosa yari yakoze, ko bishimiye kuba bakorana nawe. Nahise yarishimye cyane ati ntiwumva se noneho rwose bigenze neza. Yahise abwira Kevin ati ya nama wangiriye yakoze, ubu rwose bimeze neza, ba bakiriya banyuzwe. Yaramuhobereye aramufata cyane yanga kumurekura. Atumva ati ni ukuri sinzi rwose ikintu nakubwira, sinzi icyo nagukorera, gusa umenye ko ibintu wankoreye uyu munsi birandenze. Numvaga nihebye, nari nzi yuko birangiye bari abakiriya mbatakaje. Kevin rero muri burage yahise amubwira ati rero nyine ubwo ugomba kumpemba. Nahise ati mbwira ikintu cyose ushaka ndagikora. Kevin ati uyu munsi nyine ugomba kumpa amafunguro y'ubuntu kandi ntari buze kwishyura. Nahise yarasetse maze ahita amubwira ati umva nushaka umbwire ngo utekere ibyo kurya byuzuye iyi nzu yose nta kibazo ndabikora. Yahise rero ajya kumutegurira amafunguro maze nyine barasangira. Barishimye kuko rwose uyu munsi nyine Kevin yari yabaye uw'umumaro cyane kurenza uko byari bisanzwe, nubwo n'ubundi yari asanzwe ari uw'umumaro, dore ko noneho yari asigaye ashyira abantu amafunguro bikagenda neza cyane, akagererayo ku gihe kandi akayagezayo ameze neza. Umunsi umwe rero Kevin yabyutse yarwaye gripe yarembye. Yahamagaye rero Neyisa maze amubwira ko atari bubashe gukora kubera ko gripe yaramumereye nabi. Neyisa aramubwira ati nta kibazo, reka nze mfate urufunguzo rw'imodoka hanyuma uyu munsi nta kibazo ndabyijyanira. Kevin yaramubwiye ati nta kibazo rwose. Neyisa rero yarabanje ateka nyine agasupe kameze neza maze ahita akamuzanira. Yaraje agikomanga Kevin agifungura. Neyisa yahise amubwira ati wihangane kubw'uburwayi. Naho Kevin ati ahubwo ngewe umbabarire kuba rwose ntagiye kuguherekeza. Neyisa ati ntugire ikibazo ntuhangayike, banza wiyiteho maze ubanze umere neza. Nakuzaniye agasupe rero hano kashyushye cyane uhita ukanywa kano kanya, ndabizi ko kaza kugutuma umera neza. Kevin yaramubwiye ati urakoze cyane, gusa nyine nakuvunnye kuba wabanje kuntegurira, ndakeka rwose byagutwaye umwanya. Naho Neyisa ati ntacyo ntakora ku bwawe kubera ko nawe ujya ukunda kwitangira akazi kanjye, kandi nanone urakoze kuba untije imodoka, ndaza kubikora nta kibazo. Yaragiye rero maze Kevin asigara ari gutekereza ukuntu uyu mukobwa asigaye amwitaho ndetse rwose amuha akaya mu buryo bugaragara. Ku mugoroba rero
Neyisa ashoje nyine akazi yagarutse nanone kureba Kevin, yaramuzaniye n'urufunguzo rw'imodoka ariko nanone yaraje no kureba uko ameze. Akihagera rero yasanze nyine Kevin aryamye mu ntebe, yahise amubaza ati none se wiriwe ute? Naho rero Kevin ati ndaho. Naho rero Neyisa yahise amubwira ati nanjye rwose meze neza, gusa nyine nari nkuzaniye urufunguzo rw'imodoka. Kevin ati ariko ntabwo wakabaye uruzana kubera ko n'ubundi nyine urabona ko rwose ntari mu bihe byo kuba natwara imodoka, ahubwo wari kuyirarana kugira ngo n'ubundi mu gitondo uze kuyikoresha. Neyisa ati natekereje ko ushobora kuyikenera, niyo mpamvu nari nduzanye. Kevin rero yakomeje kwitegereza Neyisa maze akajya abona ari kwisetsa, yari ari guseka wenyine. Kevin ati none se ko ndeba wishimye cyane byagenze bite? Uzi ko uri guseka neza ko mu munwa byakunaniye? Neyisa tuzi impamvu se? Ati ndumva nishimye ntabwo wabyumva. Atuzi kubona uri gukorera amafaranga, uri kwinjiza amafaranga noneho ku kintu uri gukora ukunze, ku kintu ukunda ukora wumva wishimye umeze nk'umuntu uri kwishimisha, maze icyo kintu kikakwinjiriza amafaranga. Ati rwose ntabwo wabyumva ukuntu ndi kumva mfite ibyishimo. Kevin yahise amubwira ati ese nibyo byagusetsaga? Ati ndabyumva cyane rwose ko bikwiye kukunezeza. Gusa Kevin yahise atangira gukorora cyane ndetse bikabije. Neyisa yarirutse ajya mu gikoni amuzanira amazi aramuha. Kevin nyine yarongera aratuza. Neyisa yahise amubwira ati ariko ubundi ni gute nyine uri wenyine kandi urwaye? Nyamara ibi bintu rwose ntabwo bisobanutse, wakabaye uri kumwe n'umuntu. Niyo mpamvu ntari butahe, ndaguma hano maze nkwiteho. Kevin ati hoya ntabwo waguma hano kuko urumva nyine ejo ufite abantu ugomba gushyira ibyo kurya mu gitondo, rero ugomba kurara nyine uri kubipanga. Urumva ko kurara hano byo bitashoboka kandi nyine wananirwa cyane. Naho rero Neyisa ati ahubwo se ubundi nkwibarize, ubundi wariye? Naho Kevin ati nariye ya supe. Naho rero Neyisa ati supe yonyine guhera mu gitondo kugeza ubu ngubu? Inzara yakwishe rwose, kandi iyo umuntu arwaye ntanarye ntabwo nyine akira vuba. Ngiye kujya mu gikoni maze ngutegurire amafunguro ubundi nyine umere neza. Kevin ati oya byihorere, ntabwo rwose nshaka kukuvunisha, wavunitse bihagije kandi ufite ibindi bintu byinshi bigutegereje. Neyisa ati hoya ntabwo nagenda ntaguteguriye amafunguro, ahubwo reka ngutegurire mbone kugenda kubera ko unyibukije ko nyine mfite byinshi byo gukora, ariko nanone ngomba kubanza kugutegurira. Kevin ati noneho ubwo nyine wakomeje kwinsista nta kibazo wabikora. Neyisa ati none se ndagutegurira iki? Kevin ati wowe nyine untungure nta kibazo, ibyo ari byo byose ndabizi, ibyo wateguye biraza kundyohera. Neyisa rero yaragiye aramutegurira, maze mu kanya gato aragaruka n'amafunguro. Yaraje rero yicara iruhande rwa Kevin maze atangira kumugaburira nyine amutamika. Kevin ati hoya ntabwo ndi umwana mutoya, ntabwo wantamika gutyo. Naho rero Neyisa ati ndagutamika kugira ngo nyine ubashe gufata amafunguro, kuko ndabizi ko nimbiguhereza utari buyafate. Naho Kevin ati nukuri ibi bintu rwose nta muntu n'umwe wigeze abinkorera, ndi kumva biri no kuntera isoni. Yari ari kujya areba nyine uyu mukobwa maze akaba arasetse. Ati nukuri ntabwo nabasha kurya kuko ndi kumva biri kunsetsa ukuntu nyine umuntu yantamika kandi ndi umuntu mukuru. Naho Neyisa ati ngwiki? Ati hoya rwose, noneho nyine buri kintu cyose burakigira umunsi wacyo wa mbere. Uyu munsi rero ni uwa mbere wo kugira ngo urye umuntu ari kugutamika. Yahise rero amubwira ati ahubwo nyine asama agira vuba. Kevin yarasetse bigeze aho nyine arasama, gusa n'ubundi yamaraga kumutamika n'ubundi akaba araturitse arasetse kuko nyine ibi bintu yabonaga byamutangaje. Gusa nanone iyi sene yarayikunze cyane ku buryo iri mu masene yamugiye mu mutwe maze akanga kumuvamo ukundi. Umunsi wakurikiye rero nanone nyine Neyisa yagarutse gutegurira amafunguro Kevin. Yarongera amutegurira neza, maze Kevin ari gufata amafunguro yaramubwiye ati rega nakize, uretse ko nanone ntifuza nyine gukira kubera ko izi keya umuntu azibona gake. Ndumva rwose nshaka kuguma nirwariye kubera ko amafunguro araryoshye bimeze neza cyane, noneho ukuntu uri kunyitaho ntabwo rwose nshaka gukira, nubwo ndi kumva mfite imbaraga nabasha gutwara umujyi wose nkawuzenguruka, ariko nanone ndacyarwaye. Yarabivuze rero maze Neyisa araseka ati nyine kubera ko urwaye ubu ngubu rwose ufite uburenganzira bwo kugira ngo
witeteshe kubera ko ngomba kuguha keya, ariko nukira nyine nawe urabyumva akazi kazaba kagutegereje, ariko nanone nyine ugende gake ubanze nyine umere neza, ubanze ukire umere neza cyane kubera ko sinshaka kuzasubira mu kazi ukirwaye. Naho rero Kevin ati n'ubundi ni ukuri ndacyarembye, ndashaka yuko nyine ukomeza ukanyitaho. Yabonaga ukuntu uyu mukobwa ari kumuha keya akabona yabaye rwose byakabaye iby'ibihe byose. Kevin rero akiri gufata amafunguro yahise abwira Neisa atari kongeza igitekerezo, ubundi urabyumva ute uramutse ugiye ufotora buri mafunguro yose wateguye maze ukayapostinga ku mbuga zawe nkoranyambaga? Ndakeka rwose abakiriya bakwiyongera, noneho ntujye ushyira bari abo muri kampani gusa, ahubwo n'abandi bose babishaka bakajya baguhamagara maze tukabashyira. Neisa yahise amubwira ati icyo gitekerezo rero nigeze kugitekereza, ariko nanone nsanga ntabishobora kubera ko ngiye nyine ntabwo nzi ibintu byo gutunganya amafoto n'amavideo ku buryo nakora amafoto meza nka ya yandi Beatrice ajya akora. Ntabwo rwose nabishobora, ubu si njyewe. Naho rero Kevin ati hanyuma se urabyumva ute ndamutse ngufashije? Neisa ati none se ibyo bintu bifiteho ubumenyi? Kevin ati cyane, ahubwo kurenza ibindi byose kubera ko njyewe ni nabyo nize, ndabizi cyane ku buryo buriya na ya mafoto yose ujya ubona n'amavideo Beatrice apostinga y'abantu mba nashyiriye amafunguro ni njye mba nabikoze, mfite na kamera ndetse rwose ndabikora nkanabyeditinga nkabikora neza cyane. Amafoto yose ujya ubona n'amavideo Beatrice apostinga ni njye byose mba nabikoze. Neisa rero yahise yumva noneho rwose amata by'aya mavuta, ati mbega ukuntu ugize amahirwe, hanyuma rero mbwira nyine niteguye kuguhemba ikiguzi cyose byansaba maze tugakorana noneho bya nyabyo. Yahise amubwira ati ngaho mbwira rero nzajya nguhemba ngahe kugira ngo dufatanye ujye ubinkorera gutyo. Kevin yahise amubwira ati reka noneho twumvikane neza cyane, njyewe nyine nzajya ngukorera ibyo byose, ariko nawe igihembo uzajya umpa ni ukuzajya untegurira ifunguro riryoshye nk'iriwe nteguriye uyu munsi, nanjye rwose nkagukorera akazi kawe neza cyane. Neisa rero yarasetse ati ibyo gusa? Kevin ati cyane kuri njyewe birahagije. Neisa ati ntugire ikibazo, ifunguro ryawe rizajya riba riteguye ndetse rwose nzajya nditegura bitandukanye n'andi kuko ryo rizajya riba riri spesiyale. Bahise bakubitana mu kiganza rero maze nyine basezerana ko nyine ari uko babyumvikanye. Umunsi wakurikiye rero Neisa yateguye amafunguro bagombaga nyine gufotora kugira ngo bayapostinge. Yari yateguye ku meza maze Kevin nawe atangira kuyafotora. Yaramubwiye atumva biteguye neza cyane kandi none ibyo kurya byawe biraryoha. Iyo uvuze yuko utigeze ufata formation zimwe zo guteka, umuntu rwose ntabwo yabyemera. Gusa nyine umunsi uzafungura resto ni njye mukiriya wawe w'imena, nzaba umukiriya wa mbere uzakugana kandi utazigera agucikaho kubera ko ntakubeshye. Uratangaje rwose, ahubwo nyine gira vuba kuko ndashaka kubifotora vuba, ubundi byose nkabirya mpereye ku murongo kandi byose nkabimara. Naho rero Neisa yarasetse atumva rwose numara kubifotora ndaza kuba nkureba, nutabimara ariko nyine nawe uranyishyura. Zari burage rero, bose nyine bari bibereye mu maburage. Bakomeje rero kuzajya bagenda bafata amafoto ndetse n'utuvideo, n'igihe nyine Neisa yabaga ari gutegura amafunguro ari guteka ari mu gikoni, nabwo nyine Kevin yabaga ari gufata amavideo. Umunsi umwe rero Neisa yari ari guteka inkoko, Kevin yahise akuramo inkoko kandi zikiri nyine mu isafuriya. Naho Neisa yahise amubwira ati ngarurira inkoko vuba kuko sindarangiza gutegura. Kevin rero yarirutse, Neisa amwiruka inyuma. Kevin abonye Neisa agiye kumufata, yahise afata ya nkoko maze ayishyira mu kanwa, dore ko nyine Kevin yari n'umusore muremure cyane. Neisa yaje ashaka kuyimwambura ariko ntabwo yari kumushyikira kuko rwose yari muremure bikabije. Naho rero Neisa yahise nawe nyine amufata ijosi maze amucisha bugufi, nawe amera nkaho rwose agiye kuyimwambura akoresheje umunwa. Bombi rero bararebanye maze rwose babona ko bari bagiye nko gusomana, gusa bahise bigarura. Ariko nyine buri wese ubona yari ameze nkaho rwose yari atakaje ibitekerezo. Neisa rero
yahise nyine areba hirya ubona afite isoni nyinshi, yahise yiruka asubira mu gikoni, naho Kevin nawe yasigaye ahagaze ubona ari kwibaza nyine ku byari bimaze kuba, dore ko nyine ubundi urebye buri wese yakundaga undi ariko mu ibanga rikomeye. Kano gakorwa rero ko kuba bari barebanye mu maso katumye buri wese hari ukuntu yari ari kwiyumva muri kano kanya. Neyisa rero yagiye mu gikoni maze atekereje iyi sene ukuntu igenze aramwenyura, naho Kevin nawe yasigaye ari kumwenyura ariko yihishe atifuza ko Neyisa yamubona. Neyisa rero yaragarutse ati hanyuma se ntabwo nyine turi bukomeze gukora ibyo twakoraga? Naho Kevin ati ndakeka uyu munsi twafashe amafoto ahagije, ahubwo nyine reka nigendere, gusa nyine urakoze kuba umpaye iyi nkoko. Naho Neyisa ati nawe wakoze cyane kuba wamfatiye amafoto. Kevin yagiye ajagaraye ku buryo atanatekereje ko telefone ye ayisize hano. Naho rero Neyisa yahise asubira mu gikoni atangira gukomeza gutekereza uko byari bimeze. Yarabitekerezaga rero maze agaseka ari wenyine, yagiye kumva yumva nanone umuntu arakomanze. Yaje kureba asanga ni Kevin. Kevin yahise amubwira ati mbabarire, telefone yanjye nayisize hano, ariko yagombaga kuyihasiga kubera ko bari bajagaraye mu buryo butangaje. Neyisa rero aramubwiye ati yifate. Kevin yarayifashe aragenda, ariko mu by'ukuri ibitekerezo byari byahindutse, dore ko Kevin ijoro ryose yari ari gutekereza kuri Neyisa, ndetse rwose mu mutima we yiyumvisha neza ko akunda uyu mukobwa, ariko yatekerezaga ahantu azahera bimubwira, akumva rwose ntabwo ahazi, akumva ntazi uko azabyakira. Nyamara Neyisa nawe yari ari gutekereza kuri Kevin, ariko nanone akajya avuga ati hoya rwose ibi by'urukundo nizere ko bitazamo, njyewe nawe turakorana kandi turi inshuti zisanzwe, nizere ko rwose ibi bintu atari ibyanya byo ndi gutekereza. Nyuma y'iminsi rero Beatrice yaje kugaruka, yaje noneho azaniye impano nanone. Kevin yaraje rero arayimuhereza, yaramubwiye ati iyi mpano ni iyo kugushimira kubera ukuntu witaye ku nshuti yanjye magara, warakoze cyane rwose. Maze akibimubwira Kevin yakomeje kubisubiramo ati inshuti yawe magara, maze akajya yisetsa, agakomeza yisetsa. Beatrice ati hanyuma se ko ndiba noneho uri kwisetsa bidasanzwe, bimeze bite? Ndabona rwose ndi kuvuga izina rya Neyisa maze ugaseka nturekere. Kevin we wagira ngo nta nubwo yari ari kumva ibyo uyu mukobwa yavugaga, ahubwo wabonaga nyine ibitekerezo byageze kure. Naho rero Beatrice yahise amubwira ati nyamara rwose ndabona hari ikintu hagati yanyu, biragaragara ko mushobora kuba mukundana, mbwiza ukuri ibyabaye nyine igihe ntari mpari, ntumbwire ko rwose usigaye umukunda. Naho rero Kevin ati hoya rwose ntabwo ariko bimeze. Beatrice ati uramukunda, ndi kubibona mu maso yawe, ntiwabinyemerera ndabizi, ariko mu minsi mike ndaza kubivumbura, ndaza kubibona rwose, kuko ndi kukubona uri mu rukundo byanze bikunze. Guhera uyu munsi rero Beatrice yatangiye kugenda noneho abacunga, iyo babaga bari kumwe akajya areba uko barebana. Mu by'ukuri nawe yaje kubona ko aba bombi bakundana, ariko nta n'umwe ushaka kubibwira undi. Umunsi umwe rero yicaranye nyine na Neyisa, yaramubajije ati mbwiza ukuri ko rwose maze iminsi mbitegereza, ndeba ukuntu murebana, ukunda musaza wanjye? Neyisa rero yaramubwiye ati hoya rwose ntabwo ariko bimeze. Beatrice yaramwitegereje ati ntumbeshye, urabizi turaziranye, ndabizi iyo wakunze ikintu iyo utagikunze, ngewe mu maso yawe ndabisoma rwose kuri gukunda Kevin. Neyisa rero yahise amubwira ati rero rwose nyine mba numva hari ukuntu mwiyumvamo, ariko nanone ntabwo rwose mba numva nyine nabimubwira kubera ko sinzi uko yabyakira, ntabwo nzi uko yabifata. Beatrice yaramubwiye ati ni ukuri byaba byiza rwose uramutse ubimubwiye, ni musaza wanjye ndamuzi kandi rwose ntabwo yagupfusha ubusa. Gusa Neyisa yaramubwiye ati hoya ibyo bintu ntabwo niteguye kubikora. Ku mugoroba rero atashye nanone yabwiye nyine Kevin ati Kevin mbabarira umbwize ukuri, ukunda Neyisa? Naho rero Kevin ati yego rwose ndamukunda. Naho rero Beatrice ati kubera iki rero utabimubwira? Kevin ati mbimubwira nta na gahunda mfite yo kuzigera mbimubwira, ntabwo nshaka rwose umukobwa uzantera indobo
ntabyo nkeneye. Beatrice ati ariko nta kibazo, ni ukuri uzabimubwire maze wumve uko bigenda, nibiba ngombwa uzamubwire ngufashe. Kevin ati hoya, nta bufasha bwawe nkeneye, ariko nta nubwo iryo jambo rizigera rinsohoka mu kanwa, nzabyigumanira. Nyine ndamukunda ndabizi, ariko nzabigumana mu mutima, ntabwo nzabivuga. Muri iyo minsi rero Kamaha nawe rwose yagarutse gusaba imbabazi. Neyisa yaraje aramupfukamira amubwira ko rwose yifuza ko bakongera bagakundana, kubera ko uyu mukobwa atari mu buzima bwe, rwose aba ameze nk'aho ari kugenda atareba ko rwose ubuzima bwe bubishye kuba atari mu buzima bwe. Yamusabye imbabazi maze amubwira ko yiteguye no kumwambika impeta, ubundi nyine bakabana akaramata. Nyamara Neyisa nawe ntabwo yigeze abasha rwose guhakana, yemereye uyu musore maze amwambika impeta, bemeranya ko bagiye gukomeza gukundana nk'aho rwose nta cyabaye. Umunsi rero wakurikiye, Beatrice yaje kureba Neyisa, gusa yari ari kumwe na Kevin. Kevin rero yarazaniye impano Neyisa. Neyisa akibona Beatrice yahise amubwira ati mbabarira uze tujye mu cyumba, hari ibintu nshaka kukubwira. Baragiye rero bajya mu cyumba, maze nyine Neyisa abwira Beatrice ukuntu Kamaha yagarutse akamusaba imbabazi ndetse akamwambika n'impeta. Uyu umukobwa nyine Beatrice yabwiye Neyisa ati none se ntimwari mwararangizanyije, ntiwari waravuze ko atari mwiza kuri wowe? Naho Neyisa ati nyine yansabye imbabazi kandi ambwira ko atazongera kunkosereza, ubwo rero rwose naramubabariye. Reba nawe yanyambitse n'impeta, urabona ko noneho ari serious kuko yansabye no kuzamubera umugore, ntabwo rwose nari kubihakana. Nyamara kano kanya Beatrice we yari ari kubabara kubera ko yumvaga rwose agahinda kamwishe, kubera ko yari yaramaze kwizeza musaza we ko azamufasha maze akazakundana n'uyu mukobwa nyine Neyisa, ndetse yari azi neza yuko aba bombi mu bundi buryo bakundana, ariko buri wese atinya kubibwira undi. Yagerageje no kubwira Neyisa ko ashobora kuba rwose yakoze amakosa, kuba yababariye uyu musore ndetse akamwemerera ko yagaruka mu buzima bwe, ariko nanone Neyisa yasaga rwose naho atabyumva. Beatrice rero yahagurutse yivumbuye maze ahita abwira Neyisa ati ndagiye kandi sinzongera kukuvugisha kuri iyo sije. Yaragiye rero muri salo aho yari yasize Kevin, yahise amufata ukuboko ati dutahe. Baragiye batavugana. Bageze mu rugo rero Kevin yaraturitse araseka ati ariko nashaka kumenya ikintu wabaye. Ati ni ubwa mbere nkubonye ucecetse gutyo utari kuvuga. Atuzi ko mu minsi yashize numvaga natanga ikiguzi icyo ari cyo cyose kugira ngo uceceke nibura amasegonda 30. Ati ariko noneho utekereza ko ucecetse nta n'ikintu ntanze. Ati urumva ibyo bintu bitaryoshye se? Ati ariko ndifuza kumenya ikintu wabaye. Ati none se mbwira, Neyisa yakwirukanye? Yakubwiye ngo umuvire mu rugo ntuzagaruke? Yakubwiye se ko mutagikeneye gukomeza kuba inshuti? Naho rero Beatrice yakomeje guceceka. Naho Kevin yabubonye bikabije maze ahita amubwira ati umva rero nkubwire, wibuke yuko uri mu nzu yanjye, niba utakeneye kumbwira ibyakubayeho haguruka ugende ndakwirukanye, ntabwo waguma muri iyi nzu ukundi. Beatrice rero yabonye bikaze maze ahita abwira Kevin ati tekereza yuko Neyisa yasubiranye na wa musore bakundanaga. Akibivuga Kevin yahise yijima, yaragarutse amuhagarara imbere ati ngo iki? Ati numvise neza. Naho rero Beatrice ati basubiranye rwose, ubu ngubu birasa nkaho nta mahirwe ugifite kubera ko nta n'ikintu na kimwe ashaka kumva. Mbese wagira ngo uriya musore sinzi rwose ikintu yamuhaye, kandi nyamara uriya musore ni umwana mubi cyane, ntabwo akunda Neyisa, ahubwo Neyisa wagira ngo ni impumyi. Uriya musore n'ubundi azongera muhemukire, azamubabaza, kandi ni ukuri ndakubwiza ukuri ntabwo ari mwiza kuri we. Sinzi ikintu twakora kugira ngo rwose ruriya rukundo urwivangemo. Kevin yaramubwiye ati umva rero nkubwire, nkunda uriya mukobwa cyane urabizi, ariko sinaba narananiwe kubimubwira ari mu mahoro nta wundi muntu bari kumwe, ngo maze ubu ngubu mba aribwo mbasha kujya kubimubwira yaramaze kongera gusubirana n'umukunzi we. Ntabwo nabasha kwivanga hagati y'urukundo rw'abantu babiri, urabizi ibyo bintu sinabishobora. Ntabwo nifuza kuba rwose impamvu yo kugira ngo abantu batandukane. Nzemera nyine nkomeze nshyiriremo kuko nta yandi mahitamo mfite, ariko rwose ibyo bintu ntabwo nabikora. Gusa ndababaye, ndumva umutima wanjye ushengutse kuko nyine nibura nubwo ntabimubwiraga
ariko nari nzi yuko nta wundi muntu bari kumwe. Natekerezaga ko hari umunsi umwe nzagira amahirwe, nyamara rwose ubu amahirwe aranshiranye. Beatrice ati sinshaka kubyumva ibyo bintu wivuga ko amahirwe agushiranye, kubera yuko rwose ugomba gukora uko ushoboye kose bariya abantu ukazabatandukanya. Umunsi rero wakurikiye, Kevin yagombaga kujya gufata amafunguro ari bushyire abakiriya nk'ibisanzwe. Yaragiye rero asanga nyine Neisa yamaze kubitegura, ariko bireba rero neza nyine ibyo bamuhaye ari buze kujyana. Mu kanya gato bumvise umuntu akomanze. Neisa yagiye gufungura maze ahita asanga ni Kamaha. Yahise amubwira ati ntabwo rero nari nkwiteguye. Naho rero Kamaha ati nyine nagira ngo ngutungure. Yahise amubaza ati hanyuma se uyu musore ninde? Neisa ati ntabwo nakoze presentation, gusa nyine uyu nguyu yitwa Kevin, niwe nyine umfasha mu bintu byo kugenda ashyira amafunguro abakiriya. Naho rero Kevin yahise amuhereza ikiganza ati nishimiye kubamenya. Uyu musore rero we nyine yahise areba Kevin maze ngo kumuhereza ikiganza ati ni wa mushoferi ujya utwara ibyo kurya, ati gusa nyine abikora neza rwose nta kibazo. Yahise rero atangira kureba muri bya bindi bari bagiye kujyana ngo reka ndebe nyine ibyo mwari mugiye kujyana. Yahise akuramo akabuwate kamwe ati ndabona biryoshye, akanangira ikanze nkarye. Naho rero Kevin yahise akamwambura ati hoya ntabwo wemerewe gukoraho, ibi byo kurya ni iby'abakiriya, niba ushonje baragutegurira ibyawe cyangwa ujye muri resto, ariko ibi bifite ba nyirabyo. Kamaha ati nta soni wowe urambuza gufata amafunguro? Yahise areba rero Neisa ati hanyuma se wowe ugumye uhagaze ntacyo bivuzeho n'ukuntu uyu musore ansuzuguye? Neisa yahise yongorera Kevin ati mfasha rwose maze wigendere mwihorere. Kevin yafashe bya byo kurya maze ahita yigendera. Naho rero Kamaha yasigaye abwira Neisa ati ni gute wankora ibi bintu? Neisa ati ariko ari amafunguro n'ay'abakiriya ntabwo wemerewe kuyafataho kuko afite ba nyirayo nyine batanze komande. Gusa nyine niba ukeneye kurya hano ugomba kuzajya umbwira kugira ngo nteke ibisaguka. Gusa nta kibazo, reka n'ubundi njye kugutegurira ibyawe, ariko biriya byo rwose ntabwo nari kuvuga ngo bifate kandi dufite abo twabiteguriye. Undi munsi rero Kevin yari afite akazi yagombaga gukora, ntabwo yari kuboneka ngo aze gutwara amafunguro. Yabibwiye rero Neisa maze Neisa amubwira ko ari buze gutira imodoka Kamaha akabyitwarira. Yahamagaye rero Kamaha inshuro nyinshi cyane. Kamaha yaraje ati ariko wampamagaraga udakoraho telefone ubundi byari bimeze bite? Naho Neisa atumva mfite ikibazo, Kevin ntabwo ari kuboneka. Ubwo rero nagira ngo untize nyine imodoka ubundi nitwarira amafunguro nyashyire ba nyirayo. Kamaha ati hanyuma se niba waramwangaje akaba adakora ibyo wamuhereye akazi, kubera icyo utamwirukana? Njye numva wamwirukana ubwo nyine akazi kamunaniye. Naho rero Neisa ati ariko nta kibazo, njye nawe twabyumvikanye, ahubwo wowe ntizi imodoka. Uyu musore ati imodoka yanjye ubu rwose ntabwo ugiye kuyangiza, umva rero ngiye kuyiguha, ariko uramenye uyirebe neza. Imodoka yanjye urabizi ko rwose ari nk'umwana wanjye, uramenye rwose itaza kugira ikiba. Neisa aramubwira ati nta kintu iri bube wowe yintize. Yarayimutije rero aragenda akora ibyo yakoraga. Ku mugoroba yaragarutse maze agaruka rwose ameze nk'umuntu wijimye. Kamaha akimubona yahise amubaza ati hanyuma se umunsi wagenze neza? Neisa ati wagenze neza, uretse ko nyine nahuye n'utubazo dukeya. Undi nawe ati banza umbwire ko imodoka yanjye imeze neza, nicyo nshaka kumenya. Naho Neisa ati imeze neza, ariko nyine hari umushoferi w'indangare wabashije rwose kuyikoboraho akantu gato cyane. Naho Kamaha yahise atangira kuvugira hejuru ati ntibishoboka, ni wowe ndangara, ahubwo imodoka yanjye nayiguhaye rwose mbizi kuri buyangize. Yamubwiye amagambo menshi, atangira kumubwira ukuntu ari igicucu, ukuntu nta bwenge agira, ukuntu na kera na kare kose rwose bibonaga ko atari buyigarure neza. Naho rero Neisa yarumiwe kubera ukuntu kari akantu gato cyane, nta no kujya kureba ngo arebe uko kangana, ariko yamubwiye amagambo nawe rwose ubwe yamutangaje.
uyu musore yahise afata urufunguzo ahita yigendera. Naho rero Neyisa yasigaye ahamagara nyine Beatrice, atumva ati umusore arantutse, ati amagambo ambwiye arantunguye, ati aracyari wa wundi, amahane, umujinya, ati mbese wagira ngo nta kintu na kimwe yahindutse. Beatrice rero we yahise amubwira ati ariko nakubwiye ko rwose ibibazo bizaza nyuma utagomba kuzabimbwira, n'ubundi rero sipoza ko ntigeze mbyumva rwose. Nyuma rero y'iminsi mikeya noneho rwose uyu umusore Kamaha yatangiye kubwira Neyisa ati ariko rwose uriya mushoferi mba mbona ntamwizeye, sinzi impamvu mba mbona wagira ngo aba afite ibindi bimugenza, ariko nanone nta nubwo nzi impamvu ukunda rwose kuba wakora resto. Tekereza nawe umukobwa mwiza nkawe wize, reba amadiplome yose ubitse, urabona ko kuri umuntu wo kwirirwa upostinga ibiryo, urabona uri umuntu wo kwirirwa mu gikoni. Ngiye rwose mba mbona atari uko ngukeneye, kuko ndagushaka uri wa mukobwa mwiza wiyitaho nk'uko wari umeze, apana ibintu byo kwirirwa uri guhumura amatungurusumu n'ibitunguru. Neyisa rero yaramubwiye ati ariko rwose sheri, kano kazi kanyinjiriza amafaranga menshi, ntabwo nakareka gutyo gusa, kubera ko kanyinjiriza amafaranga kubye inshuro ebyiri ayo ninjizaga ku kazi. Ubwo rero umva ko iyi business ari nziza nta kintu itwaye, naho ibyo kwiyitaho reka mbanza nshaka amafaranga, nimara kuyabona n'ubundi nziyitaho nta kibazo, cyangwa se nzajya niyitaho nashoje akazi. Kamaha rero yahise akomeza kumubwira ati hoya rwose ntabwo ari uwo mugore nshaka, ndashaka umugore uhumura, umugore nyine ufite fresheri, ubyuka akitegura akajya ku kazi. Naho rero Neyisa yaramubajije ati none se ubundi akazi ko ntabwo mfite, kandi nagerageje no kugashaka nkakabura, urumva nakora iki? Naho rero Kamaha ati nyine wowe ntugire ikibazo, nzabwira nyine wa mushuti wanjye maze akunshakirira akazi, kubera yuko afite kampani kandi ntabwo yanyima iyo serivisi, wowe ahubwo itegure ejo uzajya gukora ikizami cy'akazi. Neyisa ati hanyuma se natamfata? Naho rero Kamaha ati kandi ari inshuti yanjye, tuzaba twabivuganye ntugire ikibazo, ibintu byo kunuka ibitunguru rwose ndabirambiwe, ndashaka yuko uzateka utekera njyewe n'abana tuzabyara, naho rwose ibintu byo kwirirwa nyine uri mu gikoni ntabwo mbishaka. Neyisa rero yahise amubaza ati hanyuma se utekereza ko nitumara kubana ntazigera nkora akazi, nzahitamo umugore wo mu rugo, ntabwo nyine nzongera kujya ku kazi? Kamaha ati waba ajya ku kazi k'iki se ko nanjye nzaba nkora? Ati nta mpamvu rwose yo kujya ku kazi, kandi ibyo ngibyo bizajya bigabanya nyine n'abagabo birirwa bakureba n'abasore bakwirizaho amaso. Kano kanya rero Neyisa yarumiwe, yumvise imitekerereze y'uyu musore nyine rwose batazahuza, ariko nanone yagombaga kumwubaha nyine kubera ko yari fiyanse we. Yatekerezaga ko hari ibindi byose bazagenda babiganira buhoro buhoro, maze bikagenda bihinduka. Umunsi wakurikiye rero Kevin yaje gutwara amafunguro nk'ibisanzwe, maze akihagera Neyisa yahise amubwira ati ntabwo rwose ubu ngubu hakiri akazi ko gukora, kubera ko ibyo mafunguro nabivuyemo. Naho Kevin ati wabivuyemo? Ati gute wabivuyemo? Neyisa ati nyine sheri wanjye yanshakiye akazi, ubu rwose ntabwo nzongera guteka, ngo ntabwo yifuza ko nyine naguma mu bintu byo mu gikoni. Kevin yarumiwe ati oya ntabwo bishoboka, aka kazi kari gahagaze neza, kakwinjirizaga amafaranga, wakoraga ibintu ukunze, wari ukishimiye, ni gute uyu musore yakubuza gukomeza gukora ibintu wakundaga? Ati cyakoze ikintu ntekereje ni kimwe, uyu musore ntabwo ukunda habe na gato, gusa nyine arashaka kukuyobora, akagufata nk'igipupe cye, akagukoresha uko abyumva, ariko rwose ntabwo ukunda, kuko iyo aba agukunda yari kubaha ibyo ukunda, akubaha ibikwinjiriza. Neyisa yahise amubwira ati ibyo nyine ni ibyanjye na sheri wanjye, ariko rwose ndabizi ko nawe atakora ikintu kitamfitiye inyungu, ibyo reka tubyihorere, gusa wowe nyine umenye ko nta kazi gahari. Kevin yaramubwiye ati ndababaye, kandi ndababaye cyane, kuko ibi bintu uzabyicuza, ndakubwiza ukuri rwose uzabyicuza, ndetse ntabwo ari kera. Gusa umenye ko uyu musore ari kukwicira ubuzima, ari kukwicira ahazaza, nta kindi rwose. Gusa Neyisa we ntabwo yumvaga, wagira ngo amatwi ye bari barayashyizemo ibintu bituma atumva. Iminsi yakurikiye rero
Neyisa yakomeje kugenda agerageza rwose kuganira na Kamaha kugira ngo yumve ko yamwumvisha yuko nyine nibamara kubana n'ubundi azakomeza gukora. Nyamara Kamaha yaramubwiye ati hoya ntabwo byashoboka kubera yuko njyewe ndi umugabo, ngomba rero kuzajya nyine bezuwe zawe ari njyewe zireba, ntabwo rwose wasubira gukora, amafaranga nzajya nyaguha ariko ntuzasubira gukora, noneho biriya bya resto byo uzabyibagirwa ubyikure mu mutwe, ni njyewe nzajya nguha buri kimwe cyose. Neyisa rero yatangiye kumva ko rwose ahari uyu musore atari mwiza kuri we, gusa nyine ntacyo yari afite cyo kubikoraho kuko bari baramaze kwambikana impeta. Umunsi umwe rero bari bicaye nyine mu rugo bari kuganira bicaye muri salo. Neyisa yakomeje kubwira Kamaha ariko akabona ntabwo amwitayeho, ari muri telefone, yari ari kuri chat nyine n'undi muntu. Neyisa yakomeze kumuhamagara abona uyu musore ntabwo ari kunyeganyega, yaragiye ahita amwambura telefone. Uyu musore yaramubwiye ati nsubiza telefone yanjye. Naho rero Neyisa rwose mu buryo atari yatekereje yarebye muri ekara ya telefone maze asanga uyu musore nyine yari ari kuganira n'undi musore w'inshuti ye, dore ko uyu musore w'inshuti yari ari kumubaza ati hanyuma se cya gipupe cyawe ugiye kugishyira mu rugo, noneho rwose ugiye kumushaka? Naho rero Kamaha yari ari kumusubiza ati cyane rwose, atari kuzi ukuntu biryoha gushakana n'igipupe, atugitwara uko ushaka, aho kirambitse ntikihava, aho kirebesheje naho kireba. Ati nyine ati nari nkeneye umukobwa nzajya niyoborera uko mbyumva, ati gusa nyine iby'urukundo byo bisa nk'ahari nta bihari kubera ko n'ubundi nzajya nkomeza nirira abana, ariko nyine mugire mu rugo nk'aho ari adresse yanjye, kubera ko rwose nawe urabizi ibintu byo kubana n'umukobwa umwe byo ntabwo nabishobora. Neyisa rero yakomeje gusoma izi message maze arumirwa, yahise abwira Kamaha ati none se ni njyewe muba muri kuvuga gutya n'inshuti zawe ngo ndi igipupe? Ni njyewe muba muri kuganiraho gutya? Ariko rwose sinakurenganya, ni njye nabuze ubwenge, bakomeje kumbwira ko utari mwiza kuri njye, ariko wagira ngo rero warankinze bikarito. Naho rero Kamaha ati weya rwose ibyo usomye ntabwo ari ibya nyabyo, reka ngusobanurire, urabizi ko ngukunda, urabizi kuri byose byanjye. Yakomeje nyine kumubeshya amutera imitoma, ariko kano kanya Neyisa yari amaze guhumuka, yari amaze kubona ko uyu musore atari mwiza kuri we kandi atigeze amukunda. Yahise atekereza ya magambo Beatrice yamubwiye ndetse n'ayo Kevin yamubwiye, maze ahita atekereza ko rwose ari we wabuze ubwenge. Yabwiye uyu musore ati noneho ibyanjye nawe birarangiye, birangirira aha rwose, sinifuza kuzongera kukubona ukundi. Yakuyemo ya mpeta ye arayimuhereza, yaramubwiye ati nizere ko rwose tutazigera tunahurira no mu nzira, kubera yuko naribeshye nkomeza kwibeshya, gusa nyine igihe cyari kigeze ngo menye ukuri. Kamaha rero umusore rwose utajya ugira imikino, agisohoka hano ikintu cya mbere yakoze ni uguhamagara wa musore w'inshuti ye maze akamusaba ko yahita yoherereza lettre uyu mukobwa Neyisa imusezerera ku kazi. Niko kandi byahise bigenda muri ako kanya. Neyisa rero agahinda karamwishe kubera ko Kamaha yari yaramutesheje ibyo yikoreraga, none n'akazi yari yaramushakiye nako yahise akamukuraho. Kano kanya rero Neyisa yabuze ikintu cyo gukora. Umuntu wa mbere yatekereje yahamagara nta wundi yari Kevin. Yaramubwiye ati ndakwinginze utitaye ku bibazo twaba dufitanye, utitaye kuko byaba bimeze, mbabarira rwose uze kundeba. Kevin rero nawe yahise aza yihuta cyane. Akimugeraho Neyisa akimukubita amaso yaramufashe aramuhobera, nta kintu kimwe aramubwira, maze atangira kurira amarira menshi cyane. Kevin yaramubajije ati kubera icyo uri kurira, byagenze bite? Naho Neyisa yaramubwiye ati nanze kubumvira mwese, ariko nanone nongeye gutakaza buri kimwe cyose. Noneho natakaje buri cyose, natakaje akazi, natakaje kandi n'abakiriya banjye, kubera yuko wa musore yarambeshyaga, ibyo wavugaga nibyo, ntabwo yigeze ankunda. Kevin rero yaramuhobereye cyane aramukomeza maze atangira kumwihanganisha. Yaramukomeje ati komera, humura, nyine amakosa buri wese yayakora, kandi kubera ko uri umwana mwiza, ufite umutima mwiza, ukunda bya nyabyo, niyo mpamvu utekereza ko abantu bose bakunda bya nyabyo, ntabwo rero rwose nabikurenganyiriza. Neyisa rero yaramubwiye ati hanyuma ndakora iki ko noneho nta kintu kimwe nsigaranye, nsubiye kuri zeru neza neza?
Kevin yaramubwiye ati oya ntabwo usubiye kuri zeru, witekereza ko watakaje buri cyose kubera yuko abakiriya bawe ubishatse kano kanya wakongera ukabagarura. Urabizi neza yuko bahoraga nyine bakubwira ko nyine utegura amafunguro neza. Kano kanya ikintu ugiye gukora, ugiye kuboherereza amamesaje buri wese ku giti cye, maze nyine ubabwire ko wari umaze igihe utameze neza ndetse ko wari wararwaye none ukaba wongeye gukira, ko rero noneho rwose ugiye kubitaho niba bakigufitiye icyizere. Neyisa ntabwo yumvaga ibi bintu biri bukore kuko yumvaga atiyizeye, ariko nyine Kevin yahise amwambura telefone maze atangira koherereza mesaje buri mukiriya wese. Nyamara igisubizo yakibonaga ako kanya, ati twari tugukumbuye, twari twarabuze amafunguro yawe, nta wundi muntu n'umwe rwose nakongera gufatira amafunguro kuva wagarutse, twari dukumbuye impumuro y'ibyo kurya byawe. Noneho nyine Neyisa yabonye ibyo bari kumusubiza, yarumiwe kuko yari azi ko bose bamuretse ndetse batakimwibuka. Kano kanya yarongeye abwira Kevin ati kandi urongera urancunguye ubwa kabiri, ati ndakubwiza ukuri sinzi rwose icyo nakora, sinzi icyo nakubwira, gusa umenye ko rwose nicuza ibyabaye byose, ariko nanone umenye ko ngushimira kuba rwose buri gihe cyose umbi iruhande, utitaye ku makosa yanjye, utitaye ku bintu byose nkora. Kevin rero yaramubwiye ati uri inshuti yanjye kandi nyine inshuti yawe ntabwo uba ugomba kuyitererana. Neyisa rero yahise amubaza ati hanyuma harakurikiraho iki? Kevin ati ejo tugomba kongera gutangira gupostinga ndetse tugatangira no guteka, tukongera tugashyira abantu amafunguro. Neyisa rero aramubwiye ati cyane rwose ndifuza yuko Kamaha azabona ko atari we warungize, ahubwo azabone ko niyo yaba adahari n'ubundi ubuzima bukomeza. Kevin yaramubwiye ati ubundi nibyo nashakaga. Bakubitanye mu kiganza rero nkaho rwose bari babyemeranyijweho. Umunsi wakurikiye barabyutse barateka nk'ibisanzwe maze bashyira abantu amafunguro. Byabaye rwose nkaho nta cyabaye, nkaho rwose batigeze bahagarika gukora. Nyuma rero y'ukwezi ibintu rwose bimeze neza, bizinesi iri kugenda neza, umunsi umwe nyine Kevin yaraje gutwara amafunguro nk'ibisanzwe. Yaje rero azanye na keke, naho rero Neyisa akimufungurira Kevin yahise amubwira ati nari nkuzaniye impano. Neyisa yakubise amaso iyi keke ati hanyuma se uyu munsi ko atari anniversaire yanjye twaba turi guserebura iki? Kevin yaramubwiye ati turi guserebura ukuntu rwose wakoze akazi k'indashyikirwa, turi guserebura ibyo umaze kugeraho muri iki gihe gito cyane. Kamaha yibwiraga ko rwose yangije ubuzima bwawe, nyamara ahubwo ukaba ari umaze gutera imbere kurenza ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Urumva si ibyo bintu atari ibyo guserebura? Naho rero uyu mukobwa Neyisa yitegereje Kevin maze mu mutima we atangira gutekereza ati ahubwo njyewe ntabwo ari ibyo gusa ndi guserebura, gusa ibi ngibi yari ari kubyibwira mu mutima, ntabwo yabivugaga cyane. Ati ahubwo njyewe ndi guserebura ko rwose nahumukiye igihe maze umusore wa nyawe nkaba mufite imbere yanjye. Ndi guserebura ko ubu noneho mu mutima wanjye nahaye icyicaro umuntu ubikwiye. Gusa nanone nizere ko nawe ari uko nguko, nizere ko rwose uko mutekereza nawe ariko antekereza. Kevin nawe rero yari ari kwitegereza uyu mukobwa, ariko ntabwo yari azi icyo ari gutekereza. Yahise amunyuza urutoki imbere ati ko mbona ibitekerezo byagutwaye. Neyisa yabaye nyine nk'umuntu uvuye ahantu kure, maze ahita atangira kuzana ifurusheti atangira gukoza kuri ya keke nyine. Naho rero Kevin yarayimwatse maze atangira kumutamika. Ni nako kandi bahise bafata agakeke kamwe maze bose bagahurizaho umunwa nyine bameze nk'abagiye kukagabana. Kano kanya barongeye barebana mu maso, ariko noneho ntabwo bigeze babasha kwifata. Bahise nyine batangira gusomana bitonze cyane. Mu kanya gato barebanye mu maso maze Kevin ahita abwira uyu mukobwa Neyisa ati ntakubeshye wagira ngo ahari nirindi kurota, bino bintu se bibaye ibya nyabyo cyangwa narotaga? Naho rero Neyisa ati ahubwo nanjye wagira ngo narotaga. Neyisa yahise amubaza ati hanyuma se ibi bintu ubundi byakiriye gute? Kevin ati mbyakiriye nk'uko waba warutegereje ikintu igihe kirekire cyane maze ugatungurwa no kukibona igihe utari ubyiteze. Naho rero Kevin nawe yabajije uyu mukobwa ati hanyuma se wowe nyine ubyakiriye gute? Naho rero Neyisa yahise amubwira ati njyewe nkabije inzozi.
bombi rero barahoberanye, maze Kevin ahita amubwira ati Neisa, reka nyine mbikubwire, ndagukunda kandi cyane, gusa ntabwo ari iby'uyu munsi, maze igihe kinini ngukunda, ariko nari naratinye kubikubwira kubera yuko rwose natekerezaga ko utabyakira, utekereze ko ujya gusubirana na Kamaha nagukundaga, ariko nanone bikananira kubikubwira. Neisa yahise amubwira ati ntabwo bishoboka, kuko nanjye mbere y'icyo gihe naragukundaga, ariko ngatekereza ko hari nawe utabasha kubyakira, ndakwihorera. None tekereza ko twese twari twarabigize nk'ibanga mu mitima yacu, nyamara twarakundanaga. Gusa nyine iki cyari cyo gihe cyo kugira ngo ahari bijye ku mugaragaro. Barongeye barahoberana, ibyishimo rero byari byose. Bahise bavugana rero yuko bifuza noneho gusohokana, bakagenda bakaganira batuje, ndetse rwose bagafata n'akayaga ko hanze bakishima. Batashye rero, Kevin we rwose yumvaga umuntu uri kumurya, kuko yagombaga kubwira Beatrice ibintu byamubayeho uyu munsi. Yaramuhamagaye maze noneho amubwira yuko uyu munsi babashije kwidekarara we na Neisa, ndetse rwose bemeranyijwe ko bakundana. Beatrice byaramurenze, maze ahita amubwira atumva, ntitaye rwose ku kazi mfite, ntitaye ku matike, ngomba guhita mfata indege nkagaruka, kubera ko ibyo bintu tugomba kubiserebura turi batatu. Ukuntu mwese mwari mwarananiye, harabuze ubibwira undi. Ku rundi ruhande rero, Kamaha we nyine yaragiye ahura n'ibibazo, dore ko bizinesi zose yakoraga zagiye zigahomba, kubera ukuntu abantu bakoranaga batangiye kujya bamwiba buhoro buhoro. Byageze aho rero Kamaha yaje kwisanga arimo amadeni menshi cyane, ku buryo kuyishyura byaje kuba ikibazo, ndetse rwose banki yo yatangiye kugenda iteza icyamunara imitungo yose yari afite, kandi nyamara ntabwo rwose yari azi ukuntu byagenze. Yarakennye hahandi yasigaye n'imodoka yo kugendamo ntayo afite. Kubera ukuntu rero yari umwiyemezi, yatangiye noneho kujya atinya no kuba yahura n'abantu bari baziranye. Naho rero Neisa we yatangiye kujya amubona ku mbuga nkoranyambaga, amubona nyine abantu bamupostinze ko ari we mutetsi rwose ugezweho muri kino gihugu, ndetse ko abantu bose bifuza gufata amafunguro ye, dore ko rwose amafunguro ye yari asigaye arenze ay'amahoteli menshi yo muri kiriya gihugu. Kamaha rero yatangiye kwicuza ukuntu rwose yitwaye nabi, dore ko yatekerezaga ko yaza kwitwara neza. Ubu nyine ibyamubayeho byose nibura aba afite iruhande rwe uyu mukobwa Neisa, akaba nibura ari kumufasha, ariko ntabwo byari bigishobotse, dore ko nyine nyuma y'igihe gitoya yatangiye no kumenya amakuru y'uko uyu mukobwa Neisa ndetse na Kevin basigaye bari mu rukundo, ari couple nziza kandi iberanye, ndetse bishimye abantu bose, kandi yari couple rwose bifuzaga gufatiraho icyitegererezo, kuko yari couple ifite umunezero udasanzwe. Naho rero Beatrice we nyine yaje kuza, bamusabye rero ko basohokana maze bakajya guserebura. Bamubwiye ukuntu byagiye bigenda, bamubwiye inzira y'urukundo rwabo uko yagenze, ibyo yari azi n'ibyo atari azi, ndetse banamubwiye uko byaje kurangira noneho bemeranyijwe ko bakundana. Ibi bintu rero byari ibintu rwose bitangaje, dore ko uyu munsi wari umunsi nyine udasanzwe, bose bari bishimye, dore kuko barebanaga barasekaga. Maze Neisa akabwira Kevin ati gusa nyine ntabwo wakumva ibyishimo mfite, kubera ko buri igihe cyose nagendeye abasore bose twahuye, uwa nyawe yari ataraza. Kuri iyi nshuro ndanezerewe ku buryo ndabyumva neza rwose ko ari wowe wanjye. Naho Kevin ati cecekere, ntabwo wabyumva, nanjye rwose ndishimye kandi ndabizi ko ari wowe nari ntegereje imyaka y'ubuzima bwanjye bwose. Bakomeje rero kuganira, bakomeza gusangira, ibintu rwose byari biryoshye cyane. Hanyuma rero nyuma y'amasaha menshi bicaye aha hantu bavuze kandi amagambo atari kugabanuka, Kevin yarababwiye ati ariko uyu munsi nyine udasanzwe, ndumva rwose mfite n'ijambo ridasanzwe ryo kuvuga. Bose rero bahise bamubwira bati n'ubundi ni wowe mugabo turimo, urumva ko rero ijambo ni iryawe kandi n'ubundi urarihorana. Yarahugurutse rero maze afata mu biganza Neisa, yaramubwiye ati uri umukobwa udasanzwe, atari ku mubiri gusa ahubwo no ku mutima,
ntabwo wakumva ukuntu uyu munsi ndi kumva rwose mfite ibyishimo byinshi. Gusa nyine kuva namenyana nawe n'igihe twari tukiri inshuti zisanzwe nabaga numva mfite umunezero ntazi aho uturuka. Gusa nanone sinjya nibagirwa ko nabaye ikigwari maze ngatinya kukubwira ko ngukunda. Tekereza iyo baza kukuntwara, ubu kano kanya nari kuba ndihe? Nahise rero yarasetse ati gusa nyine urumva ko nawe wisubiyeho ukaba umugabo kubera ko waje kumbwira ko unkunda. Gusa nanjye nari kuba nguhombye, nari kuba mpombye urukundo rw'ubuzima bwanjye. Kevin rero yahise amubwira ati gusa noneho kuri iyi nshuro ntabwo rwose ngomba kurangara, ngomba gukora uko nshoboye kose kugira ngo nkugire uwanjye kandi bidatinze. Yahise rero akura impeta mu mufuka maze ahita ashyira ivi hasi. Yaramubwiye ati none se mukobwa mwiza kandi umugore w'inzozi zanjye, wakwemera kumbera umufasha? Kubera ko rwose sinifuza gutinda, kubera ko urukundo nari ntegereje ni wowe kandi narakubonye. Nesa rero mu byishimo byinshi cyane yaramubwiye ati cyane rwose ndabyemeye, kuko nanjye ni wowe nari ntegereje kandi ndagukunda kurusha ibintu byose. Uri ibyishimo byanjye, uri umunezero wanjye. Yamuhereje ikiganza rero maze uyu musore amwambika impeta. Barahagurutse barahoberana. Beatrice we byari byamurenze. Yari ari nyine kubwira Kevin ati ni ubwa mbere nishimye mu buzima kubera ko musaza wanjye nkunda, nzi imico ye kandi witonda, agiye kubana n'inshuti yanjye magara nayo nzi neza imico yayo. Ntabwo mwabyumva, ndi kumva ntazi icyo kuvuga, sinzi icyo gukora. Gusa rwose nsabye Imana ngo izabubakire kandi izabaho urugo ruhire. Bose rero barahoberanye uko ari batatu maze nyine bishimira uyu munsi, ndetse rwose Kevin asezeranya Neisa ko atazigera amuhemukira ndetse atazigera amubabaza. Neisa nawe yamubwiye ko ari we rwose azakunda ubuzima bwe bwose. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.